radiyo televiziyo ubumwe uyu munsi turi wa gatanu muri kumwe nanjye Esperance Mukashema. Abanyarwanda abanyarwandakazi, mu minsi ishize twabashyiriyeho inkuru twatabarizaga madamu Adeline Rwigara Mukangemanyi, aho twari tumaze kubona ibaruwa convocation yari ivuye muri RIB. Turashimira RIB yatwohereje iyo invitation itubwira iti barimo baramupangira kumugira nabi, batubwira bati ndetse bashobora no kumujyana mu cyumba ngo bashobora kuba bateyemo ibintu bya corona. Ibyo ni umukozi wo muri RIB wabitubwiye, turamushimira cyane. Ubu rero bahinduye umuvuno, bashatse abadamu, harimo umudamu wa General Gafizi, hakamo umudamu wa Mucyo Jean de Dieu. Abo bose ni abagore FPR yiciye abagabo, kugira ngo bazamushinje yuko yashatse kubakoresha ishyirahamwe. Adeline ntakora politike, Adeline ni umuntu usenga, ni umuntu wemera Imana. Ngaho bageze babuze ibyo bamurega, none barashaka babashinja binyoma bya bindi bize gutekinika. Ndasaba ababyeyi, ndasaba abadamu yuko batagwa muri uwo mutego. Byamaze kumenyekana, leta ya Semuhanuka igeze ku buce aho ipanga ibintu tukamenya bitarakorwa, n'ibindi muri bupange turi bubimenye. Ubwo rero banyarwanda mubimenye ko ubu bapanze abantu bajya kubeshyira Adeline ngo ashaka kubakoresha amashyirahamwe. Adeline nta politiki akora, Adeline icyo akora arasenga akemera Imana. Rero imipangu yo kwa Satani igomba gusenywa mu izina rya Yesu. Banyarwanda abanyarwandakazi, rero nkuko nababwiye, muhaguruke turwanye akarengane, muhaguruke turwanye iterabwoba ry'agatsiko birukansa ababyeyi, babaserereza, babambura, barabapfakaje, barera imfubyi. Izo mfubyi nazo ntibatume banazirera. Ese icyo mutabakoreye ni igiki? None mugeze aho mushaka bamuhimbira koko? Mwarangiza ngo abantu ni abateroriste. Umuteroriste ninde kurusha ujya guhimbira umubyeyi ibyaha ngo arajya gukora amashyirahamwe? Ikiretse nimuvuga ko asenga Imana, icyo ngicyo niba ari icyaha, icyo ngicyo abantu nicyo mwamurega. Ariko kuvuga ngo yagiye gukoresha ishyirahamwe bari abagore, ariko banyarwanda abanyarwandakazi, koko aka gatsiko ntabwo karambirwa. Ariko ikintu mutabonye kwa Rwigara ni igiki? Ngaho muramusenyeye, ngaho muramwambuye, ngaho murabafunze, none mugezeho mujya gushaka n'abababeshyera ngo agiye gukoresha gushyiraho ishyirahamwe ry'abagore mwiciye abagabo. Banyarwanda abanyarwandakazi, iyo mipango twayimenye, turayizi. Nkabashimira nimazeyo abantu baduha ayo amakuru atari umukungugu. Akarenganiro tugomba kukarwanya, ibintu byo kubeshyira abantu tugomba kubirwanya twivuye inyuma. Banyarwanda abanyarwandakazi, mu bumwe murwanye ihohoterwa rikorerwa bagenzi banyu, kandi ukuri kuzatsinda. Murakoze.